reka nagere mbabwira ngo niba witwa iri zina cyangwa se ufite izina rimwe muri aya ngaya, cyangwa ufite umugabo, umugore, umwana, umubyeyi cyangwa se undi muntu mubana wese akaba afite izina rimwe muri aya mazina ngiye kugusomera, uragowe. Niba ufite witwa Nyamwiza, witwa Nzabonima, Umwiza w'ijoro, Mukeshimana, Rukundo w'umwijima, Musoni, Nyiramongi, Mukamugema ndetse na Nyiranyoni, aya ni amazina 10 nagutoranyirije mu yandi. Murabizi tugira umwanya wo kubagezaho ubusobanuro bw'amazina, ariko uyu munsi none twagutoranyirije amazina 10 arusha ayandi, cyangwa se y'abantu ateye ubwoba, cyangwa se y'ibintu biteye ubwoba cyane. Iyi video niba ugiye kumva uri nijoro, ubanza usenge mbere yo kuryama, utaza kubirota, utaza kurota uteshwaguza uvugwa nabi, cyangwa se ijoro ryawe rikakugendekera nabi. Niba ari umwana wawe agiye kumva iki kiganiro, ubanza umusengere mbere y'uko aryama. Niba witwa iri zina, usenge Imana igukureho imivumo. Amazina 10 ya mbere twaguhitiyemo aboneka ku ipaje 4 zonyine gusa n'ibisobanuro byayo. Izina rya mbere ni Nyamwiza, izina rya kabiri ni Irungu, irya gatatu ni Nzabonima, irya kane ni Umwiza w'ijoro, irya gatanu ni Mukeshimana, irya gatandatu ni Rukundo w'umwijima, irya karindwi ni Musoni, irya munani ni Nyiramongi, irya cyenda ni Mukamugema, izina rya 10 ni Nyiranyoni. Ngiye tugiye kubana muri kiganiro nkaba nitwa Silas Meka. Niba ukiri mushya kanda subscribe no sharing inshuti zawe, twiyungeho dukomezanye. Reka duhere no ku izina rya mbere, Nyamwiza. Iri zina Nyamwiza ni izina rikoreshwa mu nkuru z'amarorerwa mu mico imwe n'imwe. Rishobora kandi kuvugwa ku muntu ufite imbaraga zidasanzwe, cyangwa se ubushishozi ndetse n'ubushobozi bwo gutera ubwoba. Imico akenshi arangwa n'ubwiru. Ikindi kandi kimuranga kutagaragara mu maso y'abantu, n'ijwi ryijimye, n'uburyo bwo kuvuga babutandukanye n'ubw'abandi, abateye ubwoba, ndetse no kumubona ari mu bandi abantu bashaka kumugirira ubwoba, ugendeye ku gitinyiro cye, uko avuga, uko asubiza, uko areba, ndetse n'ubwo bashaka kugaragaza mu maso he nk'uko hejuru twabivuze. Uyu nguyu wita Nyamwiza, uramenye nubyara umwana ntuzamwite Nyamwiza, kuko we ubwe abateye ubwoba, inkuru z'amarorerwa ndetse n'ibindi bintu bidasanzwe bigendanye n'imbaraga z'umwijima ndetse n'izindi mbaraga zidasanzwe zitaboneka. Ibi byose Nyamwiza biba bimurangwaho. Izina rya kabiri ni Irungu. Aha ho ntabwo ari izina ry'umuntu, ahubwo ni izina ry'ikintu. Niba warise umwana we mu mararungu cyangwa se Munyerungu n'andi afitanye isano n'irungu, ugwishije ishyano. Ariko ndagira ngo ubwire ngo usenge Imana igukoreho iyo mivumo. Ijambo ry'igitangaza ni Irungu. Irungu rero ni ijambo ry'igitangaza kandi rikunda gukoreshwa mu nkuru z'abantu bafite ubushobozi bwo gutungura abandi, imico, kwirara mu masaha y'ijoro, ndetse no kugaragara ahantu hatunguranye, ndetse no kugira ijwi cyangwa se isura rihindagurika. Irungu, uramenye, Kizirungu, Mumararungu, Nyirarungu ndetse n'andi mazina afitanye isano nanga twagusomeye. Uramenye ndakubujije. Izina rya gatatu ni Nzabonima. Mu cyaro, mu mujyi ndetse n'ahandi muri quartier zacu dukunze kubona abantu ndetse tuzi n'abantu bitwa Nzabonima. Ese iri zina ryo ryakomotse ndetse risobanura iki? Iri zina kandi rishobora kuba izina ry'umwuka cyangwa ikiremwa giteye ubwoba. Uramenye, niba ubyaye umwana ntuzamwite Nzabonima. Imico kandi ikunze kugaragara. Nzabonima akunze gukurikira abantu. Ikindi, gutera ubwoba abana cyangwa se abakuze, ndetse no kugaragara mu nzozi z'abantu. Akenshi iyo umuntu asinziye hari igihe urota ibintu ukabona nka televiziyo irashije imbere yawe, ukabona ni ibintu biri kuba, gusa ibintu bikaza bikagutera, bikakuniga, ukabura umwuka, watabaza ukumva ijwi niriri kurenga ishuka kandi urasinziye. Uramenye, niba ubyaye umwana ntuzamwitire izina Nzabonima. Niba wararimwise wirihindura, ahubwo umusengere imivumo imuveho, ibitukubwiye bitazagukurikirana.
Izina rya kane, umwiza w'ijoro. Kera iyo twabonaga icyogajuru baratubwiraga ngo nuko wongera kubona ikibonwe cyangwa se icyogajuru ari nijoro, icyo gihe uzanyara ku buriri, kabone naho waba wararenze icyo cyiciro cyo kunyara ku buriri, icyo gihe wabunyaragaho bitewe n'imico ndetse n'ubwoba twagiraga bwo kubona icyo cyogajuru cyangwa se icyo kibonumwe. Imico kandi ikunze kugaragara kuri umwiza w'ijoro ni ukuba mu rujya n'uruza rw'amajyepfo y'umujyi, gukoresha imvugo y'ibitangaza ndetse no gutera abantu ubwoba mu buryo butunguranye. Aho icyo batubwiraga ati yewe muranyara koko, kandi ko natwe twumva tugezemo ubwoba twabyizera bikaza kurangira bibaye tunyaye ku buriri. Icyo gihe rero niba warise umwana wawe mwiza w'ijoro, uramenye umusengere iyo mivumo imuveho. Mukeshimana, niba witwa Mukeshimana dore ibyawe bikugenewe. Izina ry'abantu bafite imico idasanzwe rimwe na rimwe rifitanye isano n'amarorerwa. Imico: gufata ibintu bitunguranye, kubabara abandi mu buryo butaziguye, ndetse no kugira imyitwarire ihisha amabanga. Ni ukuvuga ngo Mukeshimana, iri ni izina ry'abantu bafite imico idasanzwe kandi akenshi ifitanye isano n'amarorerwa. Ndagusabye n'ubyo umwana ntumwite Mukeshimana, kuko iyo ubizi neza yuko hari amarorerwa yakozwe mbere yo kumubyara cyangwa se kumubyara ukaba uzi ko byagoranye, ubundi kirazira kwita umwana izina rifitanye isano n'amateka mabi waciyemo. Kera nibwo batubwira ngo nufata inyenyeri uranyara ku buriri. Ubundi akenshi ntukite umwana ugendeye ku myitwarire mibi agira cyangwa se ku byaranze famiye by'amateka mabi yahahise. Kirazira. Katwigire ku izina rya gatandatu, urukundo w'umwijima. Akenshi rikunze kugaragara mu nkuru z'amarorerwa cyangwa imico y'ibyago. Uramenye, ntuzite umwana wawe urukundo w'umwijima. Akenshi iyo habayeho ibintu by'ibyago mu muryango we cyangwa se muri famiye, cyangwa se ibindi bintu by'amarorerwa nk'inkuru z'ahahise ariko ziteye ubwoba mbi nyine utakwifuza ko zigaruka, iri zina rukundo w'umwijima rikunze guhabwa umwana uvuka n'ababyeyi aribo bamwise bagendeye ku mateka y'ibyago cyangwa se indi mico y'ibintu bibi byahise. Imico: gukora ibikorwa bitazwi, gucisha cyangwa se kwicisha ubwoba abantu mu buryo bubahumuriza, mu buryo buhumuriza amaso, ndetse no kuba atagaragara. Uramenye. Musoni: niba witwa Musoni tukugezeho. Ijambo rikoreshwa ku muntu cyangwa se ikiremwa gifite ubushobozi bwo gutera ubwoba. Uramenye. Niba ufite umwana ntuzamwite Musoni. Niba waramwise Musoni, umusengere imivumo imuveho. Iri ni ijambo kandi rikunze gukoreshwa ku bantu cyangwa se ku kiremwa gitera abantu ubwoba. Imico: gukora ibidasanzwe, kugaragara mu masaha y'ijoro gusa, ndetse no gutera ubwoba mu buryo butunguranye. Ndaguha urugero. Iyo ari ku manywa cyangwa se ari nijoro wasigaye mu rugo wenyine gusa ukagira hari igihe uhindukira gatoya ukebanya amaso ku ruhande ukabona ikintu kimeze nka ghost kiraje giciyeho, kandi ubizi neza ko nta muntu muri kumwe mu rugo. Ghost, baringa. Ukabona baringa iciyeho cyangwa se ukabona ubonye umuntu ucaho asa yirukanganye ikintu wari wiyicariye hanze mu mbuga. Ukabona umuntu yirukanganye ikintu kandi wari uzi kuri wenyine mu rugo, no mu byanzu ku irembo hose hafunze, nta na hamwe hafunguye. Ujya ukabona umuntu yirukanganye ikintu. Ese ibyo bintu bituruka he? Wari uzi kuri wenyine, ugiye kubona ubona mu buryo bugutunguye hari umuntu yirukanganye ikintu, kandi waza gucekinga ugasanga icyo kintu kirahari, ukabona n'uwagitwaye. Ntuzite umwana we Musoni. Nyiramongi. Izina rya munani. Izina ry'umugore w'inkuru z'amarorerwa rikunze gukoreshwa cyane mu nkuru z'abantu bafite ubushobozi bwo gutera ubwoba. Imico:
yo gufata ibintu bitunguranye, gutera ubwoba abana n'abakuze ndetse no kugenda mu buryo bwihishe. Ubundi uramenye ntuzite umwana wawe Nyiramongi, kuko iri ni izina ry'umugore ariko ukunda gukora inkuru z'amarorerwa ndetse zikunzwe no gukoreshwa cyane mu nkuru z'abantu bafite ubushobozi bwo gutera ubwoba, yaba abana bato ndetse n'abakuze. Rimwe na rimwe n'uba uri kugenda wenyine nijoro uzajya kubona ubone igishyitsi imbere yawe, ubone gifite amaso n'amaboko n'iki, nyirizina ugisize aho ukomeze ugende, kizagutera ubwoba ugira ngo ni inyamaswa cyangwa se n'undi muntu, uzakirengaho nugenda ukagera imbere uzongera ukibone. Aya ni amazina afitanye isano n'uburyo bw'imyuka mibi ndetse n'ubundi buryo bw'imyuka buhishwe. Mukamugema akenshi rikunze gukoreshwa ku bantu bafite imico idasanzwe. Uramenye ntuzite umwana wawe Mukamugema, kuko imico yiwe iba itandukanye cyane n'imico y'abantu basanzwe, kuko imico yo irimo guhindura ijwi ry'umubiri ndetse no gutera ubwoba mu nzozi ndetse no kwihisha mu bice by'umujyi. Mukamugema iri ni izina rifitanye isano n'umuntu udasanzwe ufite guhindura ijwi, ushobora kuvuga nk'umugabo akavuga nk'umusaza nk'umukecuru, mu kanya ukumva arize nk'umwana ukivuka. Ikindi akaza agatera ubwoba mu nzozi, ashobora kuza akakurotesha ukavuga n'ibitavugwa, aribyo bakunda kwita gakweto. Ese abantu mwize mu masogonderi muzi ibintu bigendanye na gakweto? Ese gakweto kuko zibaho? Kuki mwabyukaga mugasanga umujura yabibye mukavuga ngo ni gakweto? Waba uryamye ku gitanda cyo hasi, mu gitondo ukaryamye ku gitanda cyo hejuru mukavuga ngo ni gakweto. Iri zina Mukamugema rifitanye isano no kuza mu nzozi, gutera ubwoba mu nzozi, akaza akagutera kandi mu buryo bwihishe. Ibi bikunze kuba ahantu hahurirwa n'abantu benshi, mu bigo by'amashuri, mu banyeshuri, mu mijyi ndetse n'ahandi. Noneho izina Nyiranyoni ari naryo zina rya 10, ari naryo zina rya nyuma dusorejeho uyu munsi wa none tugiye kukubwira. Nyiranyoni, izina rishushanya umuntu cyangwa se ikiremwa gishobora kuguruka ku nzozi, gishobora kuguruka mu nzozi cyangwa se mu masaha y'ijoro. Imico: gukoresha ijwi ry'umwuka, gutera ubwoba mu buryo buhumiriza amaso ndetse no kugaragara aho utateganyaga. Hari igihe rimwe na rimwe uba uri kugenda mu nzira nijoro wajya kumva ikintu giciye ngo ugahita wikanga ukavuga ese inyoni zigenda nijoro, ibisiga bigenda nijoro? Wararanganya amaso ukabura ikintu. Ese ibyo bintu bijya bibaho cyangwa ndabeshya? Iri zina rishushanya umuntu cyangwa se ikintu cyangwa se ikiremwa gishobora kuguruka mu nzozi cyangwa se mu masaha ya nijoro. Rimwe na rimwe n'uba uryamye nijoro uzarota uri kuguruka cyangwa se uri gutaruka imikingo ubona bakwirukankana. Iki gihe uba watewe na Nyiranyoni. Iki gihe uzarota uri kuguruka, utaruka imikingo cyangwa se wiraswa mu birere wongera witura hasi, ukitura amabuye ukumva ntubabaye, ukumva uracyashaka kuguruka. Iki gihe uba watewe n'uyu muntu witwa Nyiranyoni. Ndakwinginze niba ufite umwana wenda kuvuka ntuzamwite Nyiranyoni, kuko iyi mikoshi ishobora kuzamukurikirana, ariko niba umufite umusengere kugira ngo bitazamukurikirana. Ese nawe hari irindi zina washaka ko tukubwira imigenurano ndetse naho ryagiye rikomoka n'impamvu yagiye yitwa aya mazina n'ibikunze kugaragara ku bantu bayitwa? Nge twaba turi kumwe, nitwa Silas Meka muri iki kiganiro. Niba ugize igitekerezo nk'icyo umanuka hasi muri comment utwandikire, turagusubiza rwose kuko n'abandi twagiye tubasubiza. Kandi ntiwibagirwe kudukorera subscribe ndetse ntiwibagirwe no kudusangiza inshuti zawe uzihereza iyi video. Ibiganiro byacu n'inkuru zacu nakagaruka, kandi ntitwareke no kubabwira yuko tubakunda. Naho ubutaha. Ciao ciao.